bantu rero mushaka kwiga igiheburayo nkaba mbafitiye inkuru nziza, inkuru yo kwiga igiheburayo kandi mukakiga ku buntu kuko njyewe nta muntu nzarihisha. בוקר יפה. מה זה אנחנו הולכים ללמוד עברית? ndabaramukije ndabashuje ndabaramukije mwese. Uyu munsi tugiye kubona iki? Ni iki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tukaba tugiye kureba igiheburayo. Nkaba nshaka kubasangiza igiheburayo kugira ngo mukige namwe mukimenye, nkaba ndibubahe impamvu ebyiri mugomba kwiga igiheburayo. Impamvu ya mbere nuko mugomba gusoma ijambo ry'Imana mukaryumva by'ukuri nkuko Imana yashatse ko muryumva, kuko uko igiheburayo gisobanura ijambo ry'Imana nuko batubwiye nuko tubizi tubisoma ni ibintu bibiri bihabanye. Iyi akaba ari impamvu ya mbere ugomba kwiga igiheburayo ukagisobanukirwa. Impamvu ya kabiri yo kumenya ukuri niko kuri nakubwiraga, ugomba kumenya buri gihe ko iyo nigishije hano, iyo nje kuri video nkavuga menya ukuri kuzakubohore, ukuri kuzakubature. Ntabwo rero ushobora kumenya ukuri utazi ijambo ry'umwimerere. Akaba ari nayo mpamvu iyi channel yitwa ijambo ry'umwimerere. Nongere ngusubiremo, n'ubuntu nagiriwe n'Imana, Imana yemereye ubuntu, nanjye ngomba gutangira ubuntu, nta muntu n'umwe nzarihisha. Muze twiga igiheburayo. Nguhe n'impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri tugomba kwiga igiheburayo nuko uko ubuhanuzi bwerekana kiriya gihugu cy'Isirayeli kimara gusenyuka, abantu bagasenyuka bagasubira iyo baturutse, bizaba ngombwa ko babandi basarura twiga mu ijambo ry'Imana dusoma bazaba bake. Niyo mpamvu ugomba kwiga igiheburayo. Ibyo bihe nibiza noneho Imana izagukoreshe kuko izasanga uzi igiheburayo, noneho mwongere mubake ubwami bw'Imana ubwo Kristo azaza agatekana natwe, noneho uzabera abandi urumuri ubigishe ijambo ry'Imana ry'umwimerere, kubera ko uzaba waragira ubuntu ukamenya igiheburayo ubuntu. Nkuko bigenda ku ndimi zose rero, tuzatangira kuri alphabet. Niko babyita mu giheburayo. Aleph, Bet, Vet, Gimo, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yod, Kaf, Chaf Sofit, Lamed, Mem Sofit, Nun Sofit, Samech, Ain, Pe, Fe Sofit, Tzadi Sofit, Kuf, Resh, Shin, Sin and Tav, na Tav. Izi rero akaba ari inyuguti 22 zigize igiheburayo, akaba arizo tuzaheraho ku bantu bashaka kwiga igiheburayo, ukareba ukuntu Imana ifite ibintu byinshi ashaka kutubwira, ariko baduhishe byose bihishe muri ururimi. Tugomba kumenya tukarwiga tukarumenya kugira ngo nidufata ubutware tugiye gufata tuzabituzi uko ibintu tuzajya tubisobanurira abandi, tubabere urumuri, noneho aribwo tuzubaka ubwami buje bushyashya. Isi nkuko batubeshye kera ntabwo igiye kurangira, ahubwo n'ubutware bw'abanyamahanga ibihe byabo biri kurangira, ubutware bukaba bugiye gusubira muri Afurika. Icyiza rero cyo ijambo ry'Imana, iyo mvuze Afurika mba mvuze abirabura, kubera ko buriya bwoko bw'Imana buri muri Amerika, bari abayuda bazaza hamwe n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika, kubera ko benshi nyine bari muri Afurika. Niyo mpamvu uvuga ngo Afurika, ariko bizaba ari za nkone ebyiri zahanuwe mu gitabo cya Ezekiel nk'uko bitubwira mu ijambo ry'Imana, zizaza hamwe mu kuboko kw'Imana zigakora inkoni imwe. Yuda n'ubwoko 10 bwabuze bazaza hamwe nanone bakore inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Nibyo bigiye kuba nibunkurikira, nkunda kubivuga cyane, ubu ngubu wabusobanukiye nabyo. Turebe rero, byibuze numara nk'amezi 2-3 wiga, uzaba ubasha gusoma nk'aya magambo ukayisobanurira, ugasoma ijambo ry'Imana, noneho ku buryo mu gihe wenda cy'amezi nk'6 ndagerageza ndebe abazaba bashaka kubyiga uko bazabangana, noneho koko tubyinjiremo tubyige by'umwihariko kugira ngo iri jambo turisobanukirwe uko batubeshye ibinyoma byose, tubyiyambure, kuko nitumenya ukuri niko kuzatubatura. Tuvuga wenda nko mu cyumweru kimwe cyangwa 2, 3 cyangwa se ukwezi, ugomba kuba uzi kumenya izi nyuguti, ukamenya kuzitandukanya. Wabona nk'inyuguti nk'ahangaha ukamenya ku murongo wa mbere ufite wenda Aleph, Mem, Tav,
nun, aleph, he, shin, kaf, nun. Nun sofit iyo ihera, ibyo nabyo nzabisobanura, ukaba wamenya gusoma ijambo nk'iri jambo rya mbere, kuko ubundi basoma bava iburyo bagana ibumoso. Ni ukuva iburyo ugana ibumoso, ni ukuvuga ngo isi twebwe ibintu yaduhaye kuva ibumoso tujya iburyo. Ni ukuvuga ibintu byose babigize macuri, bacurika ibintu, ubundi Imana ashaka ibintu biva iburyo bikaza bijya ibumoso. Ijambo rya mbere hano rero emet rivuga ukuri, ni aleph, mem na tav. So hano bivuga ngo intangiriro, aleph ariyo ntangiriro na tav ariyo mpera, ari bya bindi bagiye kibibye bakabyita ngo ni alpha na omega. Aleph, mem, tav, igitangaje aha ngaha, Kristo niwe ntangiriro, tangira ku buryo no kumera, aleph, tav, ibyo bita alpha na omega. Ariko nanone igitangaje mo hagati, ukuri, iyi nyuguti mem niyo nyuguti iri hagati mu nyuguti z'Igiheburayo. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ukuri ugomba kuvuga ukuri kuva mu itangiriro, ukavuga ukuri kuva utangiye kugeza urangije, ariko no hagati naho ugakomeza uvuga ukuri, n'ibiri hagati byose ukomeza uvuga ukuri. Ukaba wabasha gusoma aya magambo yose, naye shachen, ugasoma nalech, melech, delech, vered. Ukabasha gusoma aya magambo mu byumweru nka 2-3, ukaba wabasha gusoma, noneho tukagenda tuzamuka tukazinjira muri Bibiliya, tukagenda noneho tuyisobanura amagambo arimo ibyo bagiye batubeshya, kuko byose bihishe mu ijambo ry'Imana. Ariko kuba bisobanuye babishyira muri zindi n'izindi, ni ukuvuga ngo ubusobanuro bw'amagambo bwagiye butakara cyangwa se bakanabihindura ku bushake. Ariko hari ingufu z'Imana nyine zihari zituma wenda tugifite n'ako gake tuzi, aribwo Imana iziyerekana ikatwereka ukuri. Biza by'Igiheburayo rero imaze kukimenya, ukagisobanukirwa, ukamenya uko Imana ashaka ko tumenya ibintu kuva ku buryo kugera ku bumoso, atari ukuva ku bumoso ujya iburyo. Nibwo utangira gusobanukirwa ukavuga uti ibi bintu reka bisobanukirwe, noneho nanjye mbe muri aho ngaho bazamenya ukuri, kwa kuri tuzakoresha kukabatura abantu. Ngaho nguko rero nongere mbigusubiremo, ni ubuntu, nta n'umwe nzarihisha, naherewe ubuntu, nanjye ngomba gutangira ubuntu kugira ngo noneho dukore ubwami noneho ku buntu, nk'uko Kristo nawe nta muntu yakaga amafaranga. Niyo mpamvu nyasaba Imana avuga ati, Mana uzamura urusengero ruzaha abantu amafaranga, ntuzamura urusengero ruzaka abantu amafaranga. Rero bikaba bigaragara hano ku bushake dushaka gukorera Imana ku buntu. Igiheburayo nzakwigisha bike ufite nawe ubyige ubimenye, none numara kumenya, mbonye abantu bafite ubushake koko, dutangire tubyige koko, none dushyizeho umwete, turi abantu tuzigisha bagende nabo bigisha abandi, twaguke gutyo. Ni ibindi bihugu byagiye bizamuka, niryo banga nta rindi. Ngwino rero twige Ivrit, Igiheburayo kiduhe kumenya ukuri kuzatubature, noneho dukomeze dushakisha no mu maso y'Imana, kugira ngo Imana yongere itwigaragarize, noneho yongere koko idushyire mu rukundo rwayo, tuganze turaga ubutware nk'uko byanditse. Ubutware biranditse ko bugomba gusubizwa ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'abirabura, akaba ari twe tuzayobora mu butware buje. Ibyo bavuga ngo isi igiye kurangira, ntabwo isi izarangira, hazarangira ubutware bw'abanyamahanga aribo bazungu, noneho ubutware bukurikira buje nibwo bw'ubwoko bw'Imana, abirabura, Yuda n'ubwoko 10 bwabuze bazongera bakaza hamwe, ariko Imana izafata abantu bose aho batatakanyije ikabagarura mu gihugu cya Isezerano, aho bagiye batatanira bitewe n'abanyamahanga, noneho Imana ibafate ibagarure ibashyire mu gihugu cy'Isezerano nk'uko yabisezeranyije Abraham, Isaac na Yakobo. Ngayo nguko rero, iryo niryo banga, nibyo bintu biri kuba abantu batabwirwa, ariko twebwe twagira ubuntu n'Imana turabimenya, niko ibintu bimeze. Ntabwo isi igiye gushira ngo iveho, yego hazaba intambara, hari ibintu byose bikomeye, kandi wibuka ko Kristo akubwira ngo byose nibiba imperuka izaba itaraza, kuko hazaza ubutegetsi bushyashya, cya kinyagihumbi tujye kuzinjiramo kizaba gitegetswe na Kristo.
ari umwami wacu natwe turi abantu be, ibyo byose bizabera kuri ino si. Ntabwo biri abantu bavuga ngo bazagenda mu ijuru badapfuye, ntabwo bizabaho. Abantu bazagenda nyuma y'amakuba, noneho tugarukane na Kristo ariko tuje kuyobora cya kinyagihumbi, mbere y'uko umwishu w'ikinyagihumbi nikirangira ari urubanza rwa muntu ruzacibwa. Ibindi byose babeshya abantu n'ibinyoma. Mo hagati aho ngaho wibuke nk'urugero bajya bavuga ngo hari imyaka 400 yashize batazi abantu bategeka i Burayi, kuko abanyaburayi bategekwaga n'abirabura. Iyo myaka rero 400 yanyuzemo bategekwa n'abirabura, barayirenga iteka bakavuga ngo ntabwo bazi abantu bategekaga. Urumva ibyo ni ibinyoma byinshi bigaragara bifite na gihamya. Habaye iki iyo myaka 400 bategekwa n'abirabura bakaba batinya kubivuga, kandi tuzi twese ko icyo gihe bategekwa n'abirabura, ariko ntabwo babivuga kugira ngo batamenya ko abirabura bafite ingufu. Niyo mpamvu rero kiriya kinyagihumbi kigiye kuza kizongera gutegekwa n'abirabura, badashaka ko abantu babimenya. Bashaka abantu babimenya, ari nayo mpamvu njya ntanga urwenya nkavuga nti byafashe imyaka 900 kugira ngo badukorere iyozabwonko, tube turi ahangaha, aho kugira ngo dusome ibintu tuva iburyo tuzi ibumoso, ahubwo tuva ibumoso tujya iburyo. Byabatwaye imyaka 900 yose, hafi 1000. Urabyumva? Noneho mpatanga urwenya nkavuga ni impamvu Kristo nawe azaza akamara icyo kinyagihumbi ni ukugira ngo none atuvanemo rya yozabwonko badukoreye, nabyo bizatwara imyaka hafi 1000, kugira noneho twongere dusubire muri wa murongo ugororotse Imana yashatse ko dukurikira, tukawukurikira tuva iburyo tugana ibumoso, atari kuva ibumoso tugana iburyo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Muze twigiheburayo ku buntu, maze namwe mumenye ukuri kuzabohore n'iryo banga. Toda raba, tov meyot.